Mureke twikomereze n'igice cya gatandatu, ngira ngo rero nahangaha twagarukiye mu gice cya gatanu, ariko muntu bwose utarakanda subscribe hano kuri Vazi Media, ndetse ikindi kandi mugende mushyira n'ibitekerezo byanyu muri comment, bikomeza kunyereka yuko abantu ba hano dore hari hashize n'igihe kinini n'abahiriza filime ndetse nyinshi cyane. Ibyo rero biraza kungaragariza yuko abantu ba hano rwose filime murimo kuzikunda, ndetse nanjye nkomeze mbahirize izindi. Mwibutsa yuko isaha hano ni saa 11, ariko nanone ukeneye filime nk'izi ngizi buri munsi cyangwa se zicaho buri munsi kandi nyinshi cyane, wajya kuri YouTube channel bita Inkuru Yacu, aho niho biba biri kubera. Barakwereka hano rwose nibwo uyu musore yashukwaga n'uyu nguyu twakita ngo ni fiance we, arangije ahita avuga ati nanjye izo biliyoni 2 ndibuze kuziranzaho miliyoni 500. Ndetse bamwe mu bari bitabiriye ikirori aho bavuga ati ariko se kampani yanyu ko twumvaga yuko igiye kugwa, gute mwavuga yuko mugiye kugura mwebwe mugiye kugura kira gishushanyo ngo mutange izo miliyoni zose? Hano ubusanga rwose ari ibintu by'ubugeni by'ubushushanyi barimo gutaho amafaranga nk'ayo ngayo menshi. Undi avuga ati werekera aho ngaho kuvuga nta kintu na kimwe uzi kuri kampani yacu. Barakoreka muri ako kanya umukobwa yakomeje avuga ati mwe muri kugira ngo mwitabare gusa, nta kindi hano mugamije. Ati ariko se koko ayo mafaranga ubundi wayabaka mwayabona? Kandi koko niko bimeze, ntabwo tuzi niba uyu mukobwa ngo ni Miss Wayne afite umuntu wo kumuha ayo mafaranga. Umusore urahanga arangije avuga ati none se hari irindi jambo uri buze kurenzaho huwo? Barakoreka muri ako kanya umukobwa yaravuze ati shiri, ati rwose ntabwo twebwe dukeneye kuba twahangana nabo, ati bihorere bagitware cyangwa se bihorere bakigure. Umusore avuga ati nubundi nanjye hano ariko nta muntu n'umwe ndimo guhangana nawe, ati kubera yuko batari no ku rwego rwo guhangana natwe. Umusore arangije avuga ati rero icyo ngicyo ahubwo ndaza kugitwarana n'icyo bita Sky Intern, numbaze ngo cyo kimeze gite? Ati byombi ndaza kubitwarira hamwe, nta muntu n'umwe uri buze kubitanga. Ati ndetse ku gaciro k'amafaranga ya nyuma buri wese ari buze gutanga, ati ayo mafaranga ngewe ndi buze kuba ndi hejuru yayo. Bivuze ngo ahangaha nubwo abantu bavamo bikinira bakavuga amafaranga batanafite, ni ukuvuga ngo umusore we ayo batanga yose ari hejuru yaho. Abari bavuga ati se arakekwa uriya musore ko gutwara Sky Intern byonyine byoroshye? Numbaze ngo icyo cyitwa Sky Intern kimeze gite? Umukobwa avuga ati nibura icyo ngicyo nicyo cyonyine twakabaye dutwara. Ati none bivuze ngo ayo mafaranga ibyo bintu byose biri buze kugutwara amafaranga agera kuri biliyoni 10 zose, waruje hano utanga 2 nayo twumva ari menshi. Barakoreka uyu ngo ni Miss Wayne akaba no mu ex w'uyu musore, yatangiye kuvuga ati wa musore mu bigaragara, ati rwose nuko uri kugira ngo uyemere kuri ako gakobwa cyangwa se kuri uwo usigaye ari umugore wawe. Ati ndetse uragira ngo nanjye nsebe cyangwa se uragira ngo rwose ndahakare numve nifuje yuko nakabaye nyiri kumwe nawe? Ati se urakeka ibintu uri gukora hano utari buze kubyicuza? Barakwereka muri ako kanya hano umukobwa yahise amurakaye, ndetse n'uyu musore arangije avuga ati se kariya karimo kuvuga ibiki? Gusa abaraho nanone bagira inama uyu musore ngo ni Huwa, bamubwira ati Huwa, ati ibyo bintu bitekerezeho kabiri. Ati rwose ibintu biri ahangaha cyangwa se iyo Sky Intern, bivuze ngo uyu musore arashaka kugura ibintu by'ubugeni byose bazanye ahangaha. Ati iyi Sky Intern, ati biraza kugutwara amafaranga ndetse menshi cyane. Ati rwose rikira aho ngaho kuba wakakitinga gutyo cyangwa se kuba wakigira gutyo. Uraha nawe amubwira ati rwose ibyo bintu ndakwinginze nuze kubikora, ubwo bivuga ninde? Nuwo nguwo yani. Umukobwa hano arangira avuga ati huwo, ati rwose ibi bintu ntabwo wari ufite kubikora. Umusore aramubwira ati wowe nyizera gusa, ati nta kindi ufite kuba wakora. Arabizi yuko ibimwe mu biri ahangaha uyu mukobwa abikunda cyangwa se umugore we abikunda, niyo mpamvu nawe ari kubitaho amafaranga yose. Umusore hano avuga ati Sky Intern kabisa niyo deal, ati nta mpamvu yo gukomeza rwose nishyura kimwe ku kindi. Bivuze ngo Sky Intern ni ibi byose biri ahangaha bari baje guteza mu cyamunara, byose biri kumwe. Bivuze ngo uyu musore aravuze ati ngewe byose hano ndi buze kubyishyura, nta kintu na kimwe kiri buze kuba cyava ahangaha. Umusore avuga ati rwose nta mpamvu yo kwicuza igihe waba ufite ibintu byifuzwa n'umuntu uwo ari we wese muri iyi si. Urumva abandi bakire ikintu batangira amafaranga, ati nta mpamvu yo kwicuza mu gihe yaba afite buri kimwe umuntu uri muri iyi si wese yifuza. Muri ako kanya baje bamubwira ati nyakubahwa, ati rero amafaranga hano musabwa kuba mwakishyura, ati ni miliyoni 360. Umukobwa aravuze ati mana yanjye ibintu ni igitangaza.
umukobwa wundi uri ahangaha muri icyo kiraro aravuga ati yeye ati ubundi niko bimera ati buri mugabo wese yumva afite agaciro iyo atakaje amafaranga ku mugore we ati rwose nibwo yumva afite agaciro. Abagabo bumvishe umubare w'amafaranga bavuga ati twe dushaka rwose twaba tuvuyemo ahangaha tukigendera kuko ayo mafaranga si ayo kwishyurwa n'umuntu pe aguze ibintu byose nk'ibi ngibi biliyoni 360 ntabwo ari miliyoni. Urahangaye yahagurutse sasa atangira kumucyurira avuga ati Mr. Huwa ati yewe sinzi ukuntu uhagaze ati ndetse ndakwinginze ntuze no kunguza ati ariko nukurayo ikarita yawe bakayisangaho ayo mafaranga ati ndahita mva hano nsohoke cyane ko n'ubundi rega byose wabiguze ati ndetse ndibuze kwemera rwose ndibuze kuba umukozi wawe wumve nko kumwumvisha yuko ari ibintu bidashoboka ntabwo umusore yaba afite ayo mafaranga. Barakwereka umusore kandi nawe koko ufite kampani iri aho ngaho isanzwe nagomba yuko yakabaye afite ayo mafaranga menshi cyane. Umusore aho ngaho yakuyeyo ikarita bayinyujijeho bavuga yuko kwishyura bikunze cyangwa se birangiye. Abari bose barekanze bavuga ati se uriya musore gute kampani yabo yabe ifite amafaranga angana gutya. Ati rwose ibingibi ni ibintu bidashoboka ati ni abantu bake bashobora gukora ibi bintu muri uyu mujyi cyangwa se muri iki gihugu cyacu bashobora kuba bafite ubwo bushobozi. Umukobwa hirya nubwo atishimiye yuko umugabo wa spendinze amafaranga menshi cyane ariko nibura arishimye yuko adasebye imbere y'aba bantu. Undi amubwira ati rero ati rwose niba umugore wawe adakwiye umugabo mwiza ati uwanjye aramukwiye umugabo watanga buri kimwe kubwe. Ahangaha ni ugusebanya wibuke ahangaha ni amakupure yaguranye. Niba waratangiye iyi filime guhera ku gice cya mbere tukaba tugiranye ku cya gatandatu ibibazo biri hagati y'aya makupure abiri yombi urabizi ndetse cyane. Barakoreka muri ako kanya umukobwa yaramubwiye ati rero ati nta mpamvu yuko witera stress rwose ati ndetse hano haracyari ibindi bagiye kugurisha rega ntabwo yari Sky Internet yonyine ati rero ati reka turebe yuko turi buze kubona mu bindi havuyemo Sky Internet. Umusore bivuze ngo ibishushanyo byari biri ahangaha byose arabyishyuye ariko numaze ngo ibindi biraha bagiye kugurisha n'ibiki. Umukobwa avuga ati ndabizi yuko hari ibindi Sofia yakoze byinshi cyane ati ndetse iyi Soya Studio muri uyu mujyi ati ifite ibikoresho byinshi cyane rero ntukeke yuko birangiye. Umusore aravuga ati Soya Studio ifite ibindi bikoresho ati cyane rwose birahari. Undi amubwira ati rero ndumva rwose ariyo mahirwe yacu ati yo kugira ngo tugure ubundi bugeni bwa Soya. Baje hano rwose bazi yuko hari ibintu bagiye kugura ngo byakozwe n'umuhanzi cyangwa se n'umuntu w'umunyabugeni bita Soya none ibyari biri ahangaha byose uyu musore yahise abyishyura agera kuri biliyoni 360. Ati rero nta mpamvu yuko uhangayika cyangwa ngo ugire ikibazo ati numvishe yuko muri uyu mujyi hari indi studio irimo ubugeni bwa Soya ati twagiye natwe tugashaka ibindi tugura. Barakwereka uyu nguyu yakomeje yitegereza uyu musore ngo ni huwo yibaza amafaranga yishyuye avuga ati kumbi ati reka nze nituza kugera rero muri Soya Studio ati huwo ati rwose uri buze kubura amahitamo ati ndetse uri buze gupfukama unsaba imbabazi urimo kunguriza amafaranga. Umukobwa uri ahangaha nawe ngo ni Miss Weni areba hano rwose uwo afite ishyari cyangwa se wamutwaye umugabo avuga ati guni hani buretse nawe ati rwose ndabizi yuko uzangarukira unyinginga ndetse umfitiye ishyari ubwo ari njye uzaba ufite umugabo w'umukire kuruta abandi. Nkuko aka kanya nabo bafite amashyari bari kumva nabo ibiri kubabaho bizahindukira bikaba kuri aba ngaba. Umusore aranje yitegereza umugore waranje amubaza ati none se sheri uyu munsi basi nakoze neza uri buze kunshimira. Umukobwa avuga ati yewe ndakeka utigeze ukora nabi pe ati ntago ari bibi uko bigaragara. Umusore hano yishyuye amafaranga menshi cyane kugira ngo yimbize uyu mukobwa ariko nanone mu bigaragara nuko ayafite. Abwira umugore we ati rwose nta mpamvu yo guhangayika ati ndetse ati rwose ndibuze gutuma uba proud cyangwa se ndibuze gutuma wishimira kuba ufite umugabo nkanjye ati ndibuze gutuma uterwa ishema n'umugabo wabanye nawe. Umukobwa nawe avuga ati reka nze rwose turi buze kureba wibuka ibi bintu biri ahangaha ngo ni bimwe mu byo uyu mukobwa akunda kurusha ibindi. Uyu musore rero akaba ariyo mpamvu yemeye kuba yabyishyura. Baraha bakomeje bavuga ati rero kugira ngo rwose dukomeze igikorwa cyacu ati ntago bigarukiye ahangaha gusa hari naho bita muri Soya Studio niho tugiye gukurikiza ati ndetse nagira ngo mwese mudukurikire mujyane natwe ati rero ntago ari ahangaha gusa biri burangirire. Barakwereka baje hano ngo muri Soya Studio aho noneho hari ibyo Soya yagiye abumba hari ibyo yashushanyije sasa hano baje mu byo yagiye abumba ariko nukuvuga ngo ibishushanyo byose biri hariya
umusore yabiguze nta na kimwe gisigaye, hariya ni bya bishushanyo biba bihenze, ariko nanone n'ibi ngibi aba yarabumbyemo hano biba bihenze ku rwego rwo hejuru. Barakurika muri ako kanya umusore yasaga nkaho icyamunara cya mbere cyangwa se igice cya mbere cy'iyi cyamunara bajemo ayirangije, bahise baza hano muri iyi studio cyangwa se muri iki cyumba uwo muhanzi cyangwa se uwo munyabugeni ngo ni Sowiya yabumbiragamo ibintu bye. Undi avuga ati mwese rero nk'uko mubyirebera ahangaha, ati rwose aha hantu mureba gutya abakobwa hano barahageze bavuga ati mbega, ati ahantu mureba niho Sowiya rwose yakoreye ubugeni bwe bwa nyuma, ati nyuma yuko yitaba Imana. Kumbe uwo Sowiya bavuga uwo munyabugeni bigaragara yuko yanapfuye rwose, ibintu bye ariyo mpamvu birimo kugurishwa, ndetse ariko nanone akaba yari umuntu ukomeye cyane cyangwa se umunyabugeni ukomeye cyane. Umukobwa avuga ati yewe, ati kabisa umunyabirwi cyangwa se umuntu ukomeye cyane nka Sowiya, ati nta mpamvu yuko atari kuba afite ahantu heza nk'aha ngaha yakoreraga ibintu bye, ati aha hantu kuba umuntu ahari cyangwa se kuba ahahagaze, ati byonyine ndumva wagira ngo isi yose ndayifite pe. Barakwerekana yani hariya agenda akurura umwuka avuga ati ibi ngibi byo noneho ni ibyacu, ati nizere yuko uriya musore amafaranga yamushiranye, ati natwe muri iyi studio ibirimo aha ngaha ni ibyacu pe, ati ntabwo tugomba kwiburira. Miss Wen avuga ati mbega ukuntu Sowiya studio ari nziza, ati ahubwo iyi Sowiya studio nituza kuba tuyifite cyangwa se niza kuba iyacu, ati rwose nitwe turaza kuba dufite n'ikintu kirenze. Abari ahangaha ibiraha byose babikunze. Reba nawe kuba uyu mukobwa ngo ni guni yani yishimiye ibintu biraha, kandi nanone inyuma wibuke ibintu bamaze kumugurira cyangwa se amafaranga bamaze gutakaza bamugurira biriya bishushanyo byari biri hariya inyuma. Ese abantu mukurikiye iyi filime uri kubona guhaza umuntu bishobora kubaho, cyangwa se urabona byakunda ko uhaza umuntu ukamubonera ibintu bimuhagije ku buryo atazongera kwifuza? Barakoreka muri ako kanya bakomeje bavuga ati umukobwa uraha yakomeje avuga ati kabisa Sowiya yarabayemo mu buzima bwiza, ati ndetse buri umwe wese waba ahangaha yaba abayemo mu buzima bwa Sowiya. Umusore amwitegereza akamuseka abona uburyo umukobwa arimo kwifuza. Umukobwa aranje amubaza ati none se kandi we niki urimo guseka? Umusore avuga ati ndimo guseka ukuntu rwose uri kwifuza ngiyo usa wabaga Sowiya cyangwa se iyo usa wabaga uwo munyabugeni. Hari ukuntu nyine ureba ubuzima umuntu yibereyemo ikwifuza kuba nk'uwo muntu cyangwa se ukifuza ko akabayeho nk'uwo muntu. Barakwereka muri ako kanya bivuze ngo ahangaha naho baje kuba bagura ibi bibumbano cyangwa se iyi studio ya Sowiya ibintu yagiye abumbiramo. Bavuga ati none se ibi bintu byose nibyo yabumbye mbere yuko apfa? Ati rwose uyu mugore aratangaje pe. Buri muntu wese hano arimo kugenda abivugaho ukwe, ndetse buri wese hano agiye abizi bitandukanye n'undi, ariko nanone ngo ibi ngibi biri ahangaha nabyo biragurishwa. Bavuga ati rwose niba hari umuntu washyira hasi miliyoni 100, ati bivuze ngo ibi ngibi biri ahangaha biri buze kuba ari ibye. Sorry, ntabwo ari miliyoni 100 ahubwo ni biliyoni 100. Ese muri aba ngaba bari ahangaha kandi hari undi uri buze gutanga ayo mafaranga? Ati ibi ngibi biri aho ugereranije ntabwo bihenze nka biriya bishushanyo bya mbere, ariko nabyo biratwara amafaranga menshi cyane. Biliyoni 100 ntabwo ari amafaranga makeya. Umukobwa avuga ati ariko se ubundi wabiguriye hamwe byose tukabitwara nanjye hano kuri iyi karita yanjye ko mfiteho amafaranga? Ibuka uyu mukobwa nawe afite ikarita y'umukuru wo mu muryango w'iwabo, basaza be barayimuhaye bibuka bashakaga no kumuraga imitungo y'iwabo. Umusore arangira avuga ati igihe umugabo ahari ntabwo umugore aba yemewe gusupendinga amafaranga, umugabo niwe uba ugomba kwishyura. Bigaragara yuko nibiri ahangaha bashaka kuba babigura. Numbaze ngo uriya yani ndetse na Miss Wen ese bo bari buze kuba babona iki? Umukobwa avuga ati none se kubera iki ngewe utandika ngo nishyure? Umusore avuga ati wapi, ntabwo umugore wanjye yakishyura ngewe mari. Umukobwa ati sawa, ati nta kibazo noneho wowe byishyure. Barakwereka muri ako kanya yani yahise ahanika avuga ati yewe, ati ngewe noneho ndibuze gutanga biliyoni 200. Bivuze ngo biliyoni 100 ni igiciro cyo guhera aho bari batangije. Barakwereka muri ako kanya umukobwa yahise amwegera avuga ati none se biliyoni 200 uribuze kuzikura he? Ati gusa ayo mafaranga nayo nshuti yanjye nakubwiye iri hanze birashoboka ko idashobora kuba yayabona. Uyu yani arangira avuga ati rero urabizi yuko rwose bariya tumeze nkaho bari guhangana. Ati impamvu rero mvuze izo biliyoni 200 ni amafaranga menshi cyane. Ati ndetse ndi kugira ngo tubashyire mu byago bahanike cyangwa se bavuge yuko bo bari buze gutanga arenzeho. Ati ubundi batange amafaranga menshi cyangwa se ni nko mu buryo bwo kubakenesha kubera bazi yuko bahanganye nabo. Ati akabisa ahubwo ako kantu nakanyako.
barakwereka umusore hano we yahise avuga ati rero biliyoni rwose 600 ngewe ndumva nazitanga niba nta kintu bitwaye. Wibuke abari ahangaha ariko nanone bakaba bashakaga gutwara ibi biraha, bumvaga uyu musore amafaranga yamushiranye, ndetse uyu Weni ndetse na Yani bumvaga uyu musore nta yandi mafaranga agifite, none aravuze ngo ari butange miliyoni 600 hihi hano. Barahindukiye bavuga ati ye atari kwa musore ubundi wasaze, biliyoni 600 ahise akoba inshuro 3 amafaranga bari bavuze. Umusore arangije arabitegereza, ubwo ni Mr. Huwo hano avuga ati ariko se niba mudafite amafaranga ubundi nkamwe niki cyabazanye ahangaha? Ati mwaritse kuba mwasebera mu abantu bose barahana abakiri bafite amafaranga, ariko sinzi impamvu mvuga amafaranga mwebwe mugatangara cyangwa se mukiyamira. Ati niba mudashoboye kuba mwagura ikintu kiraha, ati rwose muceceke abayafite bishyure. Ati ntabwo mukuriye kuba mwasakuriza n'abantu. Barakwereka uyu ngo ni Yani yarasebye. Wibuke bwa mbere uri yagura ibishushanyo bahise bavuga ati rwose tugomba kuba twakora iki, tugomba kuba twajya kugura natwe Sowea Studio. None baje no muri Sowea Studio umukobwa arimo kuyigura. Barakwereka uyu mu buryo bwo guhangana yahise ahanika akaboko aravuga ati yewe ati twe turi butange 800 noneho. Arangije aravuga ati we 800 noneho uri kurengera, ayo mafaranga nta hantu na hamwe yava. Ati uragira ngo hari tugurishe n'ubuzima bwacu cyangwa se natwe batugure. Umukobwa yahise abumva uburyo bari kuvugana, ahita avuga ati byanga bikunde bari abantu na amafaranga bafite, ahubwo barimo kugerageza guhangana natwe. Umusore arangira avuga ati ndabizi yuko buri kanya ndi kuvuga amafaranga barimo guhita bayakuba inshuro nyinshi. Ati rero wowe rindira urebe, ati rwose bari buze guseba cyangwa se mu kimwe bakene amafaranga yabo abashireho. Bivuze ngo uyu nguyu amafaranga avuze nta mafaranga rwose ibi bintu bidakuriye kuba byagura. Turabizi neza yuko uriya musore no kuvuga 600 yari yavuze amafaranga menshi cyane. Arakwereka muri ako kanya umusore yari icecekeye, ndetse urahangaha uyoboye imurikagurisha aravuga ati se hari umuntu uri burenze izo biliyoni 800? Ati niba rero nta muntu uri buzirenze, ati ndakeka rwose Mr. Yani ari buze kuba aguze. Uyu yatangiye kugira ubwoba abona umusore uri hariya yanze kuba yasubiza, ariko twabonye uriya umukobwa ashiri wa Huwo cyangwa se shiri wa Mr. Huwo yabumvishe bari kuvugana. Barakwereka uyoboye imurikagurisha aho ngaho yahise avuga ati rwose ubuguzi ahangaha burakoze, cyangwa se uwahanitse avuga 800 ati rwose araguze ibiranga. Uyu yahise yikanga avuga ati ndapfuye, kandi ahangaha ubundi kuba wavuga amafaranga mu cyamunara udafite byonyine bagufungira ibyaha byinshi cyane. Barakwereka uyu yahise areba Huwo arangije amubwira ati none se Huwo ntabwo uri buze kuvuga amafaranga rutaye mvuze? Ati yewe savuze biliyoni 800 se? Ati ngewe nazo mfite wowe igurire. Umusore abikoze abishaka. Undi avuga ati none se ngewe ninde wavuze yuko ubundi mbuze amafaranga? Yaratangiye kubona yuko atangiye guseba imbere y'abantu bavuga ati President Yani ati rwose turakwinginze, ati shyiramo ikarita yawe ahangaha ubundi wishyura amafaranga. Uyu musore turabizi yuko nta mafaranga afite. Barakwereka hano yatanze ikarita ariko afite ubwoba, nawe arabizi yuko nta mafaranga afite. Ikarita hano bayishyizemo barangije baravuga ati rwose nta mafaranga ariho, mwongere mushyireho amafaranga. Barakwereka umukobwa hano yarabirebye abona yuko bari guseba. Umukobwa hano yarabirebye abona bari guseba. Ninde ibingibi byose ubipanze? Nuriya mukobwa guni Yani yari yayibonye yuko nta mafaranga bafite, ndetse bari kugerageza guhangana nabo. Barakwereka muri ako kanya yahise yegera uyu mukobwa ngo ni Miss Weni Ziyawoma. Araje amubwira ati Weni ati rwose ati mfite ahantu ndi buze kuba nagurisha, ati wowe nguriza ku mafaranga yawe twishyure. Ati ngiye nimara kugurisha aho hantu ngiye ndi buze kukwishyura. Abari aha sasa batangiye no kuba bateza imitungo yabo bari bifitiye. Barakwereka guni Yani hano yatangiye kuba yabaseka, ibibazo bitangiye kubarenga. Wibuke izi ngizi ni couple zaguranye. Barakwereka urahangaha ngo ni Miss Weni nawe yahise atanga ikarita ye. Umusore avuga ati rwose urakoze kubunije ku ikarita yawe. Ati yewe ati niba habura andi atagira ushyiremo n'iyi karita. Barakwereka muri ako kanya bafashe ikarita y'umukobwa ngo ni Miss Weni Ziyawoma, nayo bayinyujijeho ivuga icyuma kivuga yuko nta mafaranga arimo. Abangaba sasa byarabacanze. Uyu ngo ni Mr. Yani yitegereje umukobwa arangije avuga ati none se nta mafaranga ufite? Bararebanye, reka ze sasa noneho baze batangire kuguza. Barakwereka muri ako kanya uwari uyoboye iri murikagurisha aratangiye kubaza ati none se nta yandi mafaranga mufite?
ati rero rwose niba nta mafaranga mufite, ati tugendeye ku mabwiriza cyangwa se amategeko agenga imurikagurisha, ati mwebwe mwembi turi buze guteza imitungo yanyu yose, ati ndetse niduteza imitungo yanyu yose mu cyamunara, amafaranga ari buze gusigara makeya. Ngira ngo murabizi iyo bateje ibyawe bakuramo amafaranga bari bikenereye, duke dusigaye akaba ari two baguha, ariko nanone babigurisha kuri make ku buryo niyo babonye ubaha yabo gusa babitanga. Arakwereka uyu nguyu yatangiye kuvuga ati ariko ibyo ngibyo ntabwo mwabinkorera, ati rwose ntabwo mwagurisha ibintu by'umuryango wanjye wose. Bamubwira ati ndetse wa musore we, ahubwo bitari ibyo ngibyo, amafaranga mu mitungo y'umuryango wawe turamutse tuyabuzemo, ubuzima bwawe wazamumara muri gereza. Undi arangije akavuga ati nibaze impamvu mutigeze muhanika ngo murenge kuri biliyoni 800, ati mwari mwagambanye, ati cyangwa namwe muruduke n'amafaranga yari yabashiranye mwashiriwe. Umusore arangije avuga ati rero kuva uwo musore numva mugiye guteza ibye, ati ngewe ibyo ntacyo bimbwiye, mugene mugurishe ibye, ariko nanone kuko ibisigaye hano atabiguze, ati mwakirengeye we mbyishyure. Bivuze ngo uyu musore bari buze ko uyu nguyu yane bari buze kumuca amafaranga bagendeye ku mategeko y'imurikagurisha, ariko nanone ibirahanga cyangwa se iyi Soweya studio uyu musore yahise ayigura. We bacishijemo ikarita ye babona n'izo biliyoni 800 zivuyeho. Wibuke kandi n'ubwa mbere yatanze biliyoni 360 agura bya bindi by'ibishushanyo. Murakurika abangaba barikanze bavuga ati se gute uyu nguyu Mr. Huwa yaba afite ayo mafaranga? Nubwo umva ngo uyu Huwa ni umukire, ariko mugani nawe ntabwo akabaye afite aya mafaranga yose, kuko kampani yiwe bavuga yuko itanarenze nibura iyi wabo uyu mukobwa ngo ni Guniyani. None abangaba babonye uyu musore ngo ni Huwa afite amafaranga menshi, bavuga ati koko gute bishoboka? Uyu nguyu yarebye uwamushutse ngo avuge amafaranga menshi, yatangiye sasa rero kurwana n'uwakabaye fiance we. Abaranga batangiye kubaseka ati yewe, ati urabibonye uburyo amutimbuyira, ati rwose urabona uburyo barimo gushinzanya amakosa. Uyu Miss Wayne avuga ati ariko amakosa ntabwo ari ayanjye, ngese ninjye wavuze ayo mafaranga. Undi avuga ati wagakobwa iyo usa kuba utaranyiciye ubukwe, ati ntabwo ubuzima bwanjye bwakabaye burangiye muri ubu buryo. Undi avuga ati none se ninjyewe wo kugaya, ati hari urakeka yuko njyewe ubuzima bwanjye utabwangije. Undi avuga ati none se ko bagiye guteza ibyo mu muryango wanjye, urimo gutekereza njyewe ndi buze gusigarana iki? Ati ibi byose si ukubera wowe. Barakwereka hano Miss Wayne yatangiye kuba yahindahinda avuga ati yani G, ati rwose ndakwinginze ntuze kubipanika, ati rwose ntubikomeze, ati sinakubwiye yuko anko wanjye vuba aha ngaha azaza inaha, ati kandi ndabizi yuko hari ikintu azatumarira, ati ndabizi yuko rwose azagira ikintu aduha, ati sinakubwiye yuko afite ahuriye na ya kampani ya Zhang Sheng y'Abashinwa, ati rero ntabwo ufite kuba wahangayika, ati naza amafaranga turimo kubura tuzayigaruza. Ati ibyo bintu ni ibyanyabyo, arabizi ko n'ahandi hantu afite amahirwe yo kuba yakura amafaranga ndetse n'ukongera akiyegereza uyu mukobwa ngo ni Miss Wayne Ziyaoma. Barakwereka yaramwegeye atangira kumusaba imbabazi avuga ati yewe umbabarire, ati ntabwo nari nzi yuko ari uko bimeze, ati ndetse nta yandi mahitamo nari mfite rwose umbabarire. Uyu nguyu sasa rero Miss Yani cyangwa se Mr. Yani asigaye ameze rwose nk'umuntu wifite ibibazo bye byo mu mutwe kuva uriya mukobwa ngo ni Guniyani yakangiza ubukwe bwabo. Barakurika muri ako kanya akomeje avuga ati buretse ibi ngibi byose birangire, ati we Guniyani ndetse n'uwo Huwo muzatubona, ati ubundi gute baba bafite ariya mafaranga yose? Barakwereka umusore bamuzaniye hano inzandiko ebyiri bigaragaza yuko yaguze iriya Skylight irimo ibishushanyo ndetse akagura na Soweya studio irimo ibibumbano. Ibyo byose yabikoze kubera nde? Kubera uyu mukobwa ngo ni Guniyani. Barakwereka bakimara kubimuha nawe yahise abiha Guniyani avuga ati ibi byose ati ni ibyawe. Umukobwa arishima cyane ndetse ibintu birahanga turabizi yuko yabikundaga. Umukobwa arangije avuga ati urakoze sheri. Ni ubwa mbere ngira ngo amwise sheri we cyangwa se fiance we. Umusore arangije avuga ati uvuze ngo iki? Ati ako kandi uvuze wagasubiye mura. Umukobwa arangije avuga ati se kandi ni iki kidasanzwe ngewe mvuze? Ati ntago nzi ibyo mvuze. Yahise acaho arigendera ndetse ubanza ari ubwa mbere amwise sheri we. Wibuke abangaba bombi ntabwo bigeze bagira igihe cyo kuba bateretana, ndetse bamwe mu bari baje muri iryo murikagurisha b'abakobwa batangiye kuvuga ati mana yanjye numva ngize ishyari, ati mbega ukuntu Guniyani akunzwe, ati buri wese yakifuza kugira umugabo umwitaho bigeze hariya pe.
undi mukobwa ati nanjye rwose ndumva biriya bintu binkoze ku mutima, ati nakifuje yuko yaba ari njye Guniyani. Barakwereka Miss Wayne hano yatangiye kubona abakobwa barimo gufuhira Guniyani kandi ari we wakabaye uri mwuriya mwanya iyo aza kuba atarigize nabi. Avuga ati Guniyani, ati buretse tegereza urebe, ati uzicuza impamvu watwaye buri kimwe cyose cyari icyanjye. Uyu nguyu urahangana nawe yatangiye kuvuga ati none se Miss Wayne dukoze iki? Ati yani G, ati rwose numvishe yuko ati bigaragara nkaho rwose kampani yo kuriya Guniyani ati irimo kugenda izamura ibintu, ati bisa nkaho rero Guniyani cyangwa se bari bombi amafaranga bakoresheje ariyo muri kampani y'uwabo wuriya mukobwa. Ati tugomba kuba twaperereza kuri ibyo bintu tukabamenyaho ibintu byinshi, ati ndetse tukareba uburyo twabashyira hasi. Ati icyo gitekerezo se cyaba ari cyo sasa batangiye kubona mu mafaranga batahangana, batangiye gushaka uburyo babagambanira. Ati kabisa ibyo ngibyo byaba ari byo, ati ahubwo mutegereze muraje mutubone. Twigarukire hano mu rugo sasa, umukobwa yatashye areba ibyo bamuguriye ahangaha ni ibintu bitwaye amafaranga menshi ndetse cyane, ariko nanone hariya nabo baba bazayakuramo ku giti cyabo. Umukobwa avuga ati rwose nyivuga yuko nkunda Sowiya cyangwa se nyivuga yuko nakunze studio ya Sowiya, ati rwose nahise mbona Skylight, ati ndetse mbona na Sowiya studio icyarimwe byose bahise babimpa. Ati ibi ngibi byose ati bigaragara nkaho rwose ari ibintu uriya musore yari yapanze, ati ariko nanone biteguye neza pe. Ati ni ibintu byiza byo kuba wahamo umuntu impano, ati cyangwa se uriya musore yari yabiteguye neza. Ubwo umusore ari kuvuga ninde? Uriya Mr. Huo. Barakwereka umukobwa yaje hano ku ruhande, hano yarazindutse mu gitondo aje kureba ngo umusore ari hehe. Kumbe yasanze umusore ari ahangaha avuye koga, arangije aramugonga avuga ati ariko se ibi ngibi ni ibiki? Arakora ku gatuza k'umusore. Umusore uri ahangaha ngo ni Mr. Huo, yateruye ibyuma. Niba abasore usanga rwose bafite ikono barateruye ibyuma. Umukobwa avuga ati mbega ukuntu ku gatuza kawe hakomeye, siko wagira ngo harimo amabuye. Barakwereka muri ako kanya umusore nawe yahise amuterura. Ubu ngubu urukundo rwabo rukomeje kugenda rwiyongera. Ngira ngo niba uri umusore ukurikiye ahangaha ukomeje kugenda ubona uburyo bigarurira umutima w'umuntu, ubwo ngubwo nawe nicyo gihe sasa kugira ngo uwashiri wawe uwizirikeho. Barakwereka umusore hano yahise asubiza umukobwa mu cyumba amubwira ati nta hantu na hamwe wagakwiye kujya muri aka kanya, ntumbaze ngo amuzanye ahangaha gukora iki. Barakwereka muri ako kanya umusore yahise atangira sasa kuba yamwigira. Wagira ngo aba bombi ntago bigeze babana mu nzu imwe cyangwa se ntago babana mu nzu imwe. Umukobwa aracyamutinya ndetse aracyanamugirira isoni. Umukobwa hano yakomeje asubira inyuma avuga ati Huo Chen we, ati se urakeka urimo gukora ibiki? Umusore arangije akurura agakobwa avuga ati se ahubwo wowe urakeka urimo kujya hehe? Ati ntugerageze kuba wacika cyangwa se kuba wamunga. Umusore sasa hano yatangiye kuba yakuramo imyenda imwe bajyana mu bwogero, yatangiye kuba yayikuramo hano yereka umukobwa uri ahangaha uburyo yateruye n'ibyuma, amwereka buryo ki ari umusore. Umukobwa avuga ati mana yanjye ntabwo nshaka kureba ubwambure bwawe, ati rwose ndakwinginze mbabarira wambare, ati rwose ibyo bintu njyewe ntabwo mbyiteguriye. Uwo ni umukobwa, ntumbaze ngo n'ibiki arimo kubwira uyu Huo ngo nibyo atiteguriye. Kumbe umusore hano bisa nkaho yamuteraga ubwoba, yakuyeyo agashanete nako yari yamuguriye. Umukobwa kumbe mu gukuraho intoki ze ku maso yumvaga umusore imyenda ye yose yayishize hasi. Agiye kureba asanga umusore uri ahangaha ni surprise, ahubwo yamuzaniye akantu k'agakufi. Avuga ati kumbe yari necklace, ati kubera iki koko wari uneye ubwoba bigeze ahangaha? Umusore amubwira ati wari ugize ubwoba utekereza yuko ari ibiki? Numbaze ngo nibiki uyu mukobwa yaraketse. Akirori rwose umusore hano ashatse gukuramo imyenda ye. Avuga ati rwose watekerezaga yuko ari ibiki sheri kutarimo gusubiramo ngo umbwire? Umukobwa avuga ati rwose none nanjye nari naketse yuko ari necklace, ati rwose nta bindi nari natekereje. Ariko uyu mukobwa arabeshye, ngira ngo we ibyo yari yatekereje mwe mwabimenye. Barakwereka umukobwa yagiye gucaho ngo agende, umusore arangije aramuhagarika. Numbaze ngo ashaka kujya he? Umusore arangije amubwira ati none se ni ibiki kandi? Ati se ntabwo ushaka kugerageza iyi necklace ngo urebe, cyangwa se ntabwo ushaka kwambara necklace nakuguriye? Uyu musore akomeje kugenda aha impano nyinshi Guniyani, ariko nanone uko aba babiri bombi bari ahangaha bishimye, ntibibagirwe yuko hari abandi bageze kure babagambanira. Bamaze kubona yuko batabatsinda mu by'amafaranga, batangiye gushaka kwinjira muri kampani zabo ngo barebe ubundi amafaranga yabo yinjira ate, ese ava hehe?
barakwereka umusore hano yahise yambika umukobwa agashaneti yari avuye kumugurira ku isoko. Nyamara uyu mukobwa nuko atigeze akunda uyu nguyu ngo ni Mr. Huwo cyangwa se batigeze bamarana igihe, ariko uyu musore Huwo we dukomeje kugenda tubona yuko akunda uyu mukobwa ngo ni Guniyani, ndetse yahise amubwira ati ako gashanete wambaye karasa neza karanakubereye. Umukobwa nawe akomeza kugenda yitegereza uyu ngo ni Mr. Huwo uri aho ngaho, ndetse atajya aha amahirwe cyangwa se atajya yisanzura ngo amufate nk'umugabo we. Arangije aravuga ati urakoze Mr. Huwo cyangwa se urakoze Huwo, ati aka ngaka ndagakunze ni keza pe. Umukobwa arangije avuga ati none se ntago mfite kuba nagenda noneho ubu ngubu si birangiye, ati rwose aka ngaka ndagakunze, atari ko se nanone ubundi ugenda umenya ute gute ibyo nkunda cyangwa se ni gute umenya ibintu nkunda n'ibyo nakunda. Umusore arangije amubwira ati rero iyo ukunda umuntu ati rwose ugomba kumenya n'ibyo akunda, ati ndetse ugomba kumenya ibimurakaza n'ibimushimisha. Ati none uri kumva ari gute rero nari kuyoberwa ubwoko bw'udushanete cyangwa se ubwoko bw'imikufe ukunda. Umukobwa avuga ati none bivuze ngo buri kimwe cyose nkunda urakizi, nda buri kimwe cyose nanga urakizi. Umukobwa ariko nanone yibuka uwo bakundanaga na mbere hose akumva biramubabaje. Barakwereka sasa hano noneho umusore yaramwegereye, wibuke ubundi uyu musore iyo yajyaga gusoma uyu mukobwa yahitaga yirukanga, gusa Guniyani noneho ubu ngubu amaze kubona yuko uyu musore amukunda atari ibintu byo kuba yamuryarya nk'uriya Yani babaga bari kumwe iki gihe cyose. Umukobwa hano sasa nawe yaremeye uyu musore aramusoma, ndetse ngira ngo ni n'ubwa mbere bibaye, ikindi gihe cyose byabaga ari uko uyu mukobwa yasinze cyangwa se hari abantu arimo kwihumuraho. Umusore arangije amubaza ati none se uri kumva nta kibazo ufite cyangwa se umeze neza? Umukobwa ati cyane rwose nta kintu bintwaye, ati ndetse meze neza. Umusore nawe ku mutima ati iki ngiki cyari cyo gihe cya nyacyo pe. Barakwereka sasa aho ngaho bahise bikomereza mu byabo, ariko nanone mbibutsa yuko iyo bigeze ahantu nk'aha ngaha cyangwa se ku mico mibi nk'iyi ngiyi udafite imyaka 18 uba ugomba gusimbutsa ugakomeza ahandi, ndetse ibi ngibi ni iby'abantu bakundana gusa kandi nanone bakuze. Barakwereka umusore aha ngaha yahise abibona noneho yuko uyu mukobwa ngo ni Guniyani atakimwishisha. Umukobwa arangije avuga ati none se Huwo numbaze ngo nibiki ashaka kumubwira, aramuhamagara ariko nanone nta kintu amubwira. Arangije amubwira ati rero ati rwose ndumva mfite ubwoba, ati nta kintu na kimwe niteguye cyangwa se ntago nditegura. Umusore amubwira ati rwose nta mpamvu yo kugira ubwoba. Umukobwa arangije avuga ati none se ni icyo wazanye mu mifuka yawe? Numbaze ngo nibiki uyu mukobwa aketse yuko uyu musore yazanye. Umusore amubwira ati nta mpamvu yuko ujya mu mifuka yanjye, ati ndetse nagusezeranije yuko ati rwose nta kintu na kimwe nzigira nkora cyangwa se ndazigera nkukozaho izi ntoki zanjye igihe cyose wowe utabishaka cyangwa se igihe cyose utabinyemereye. Umukobwa arangije avuga ati none se ushatse kuvuga iki? Barakwereka umusore hano yahise amwihorera, arangije yiryamira ku ruhande. Disi aka gakobwa kari aha ngaha buri gihe ngo kaba kifitiye ubwoba, ndetse ubanza ari ubwa mbere aba agiye kuryamana n'umusore. Umusore nawe agahita aryama ku ruhande bimubabaje cyane, avuga ati ibi ngibi koko bizarangira ryari? Umukobwa atekereza ati se ubu ngubu sinaba mubabajira kuba rwose igihe cyose mwangira yuko turyamana kandi dukundana? Ngira ngo ibintu nk'ibi ngibi hari abantu benshi bijya bibaho, nago ibi ngibi ari ibyo muri filime gusa. Umukobwa yahise abibona yuko umukunzi we amubabaje, hanyuma y'ibintu byose aba yamukoreye, arangije amufata mu kiganza aho ngaho nko mu buryo rwose bwo kumuhumuriza. Ariko disi uyu mukobwa nawe ubanza atari we, ahubwo ngo buri gihe iyo ibintu nk'ibi bigiye kuba aba yifitiye ubwoba ndetse buvanze n'isoni nyinshi cyane. Barakwereka muri ako kanya umukobwa yahise abyuka, bivuze ngo ijoro ryose baraye nta kintu na kimwe kibaye, ndetse umusore hano niwe uzinduka cyangwa se niwe ubyuka mbere, yarangiza akajya gutegura buri kimwe. Umukobwa hano yarabyutse mu gitondo, arangije abura umuntu bararanye cyangwa se abura umusore bararanye, ariko nanone niwibagirwe yuko aba bombi basezeranye babana nk'umugore n'umugabo. Ubabonye hanze bagenda avuga ati rwose uriya ni umugore n'umugabo, ariko twe tubareba hano ni nkaho ari mushiki na musaza bibanira mu nzu. Barakwereka muri ako kanya umukobwa yabyutse yibaza ati se kandi yagiye he? Kumbe umusore disi hano yazindutse aza gutegurira umukobwa ibyo kurya bya mu gitondo, ndetse yazindutse abishyira aho ngaho. Umukobwa yagiye kubyuka byose hano byarangiye.
barakwereka umukobwa hano yaje ahingiriza gake ngo arebe nihe uwo yagiye. Abona umusore ari hirya arimo kugenda ategura kamwe ku kandi ndetse arimo kumutekera. Ubundi izi ngizi nizo ziba ari inzozi za buri mukobwa wese igihe yabaye umugore, abatekereza yuko ari gutya rwose bamufata cyangwa se ari gutya bamwitaho. Ariko nanone uba ugomba gutekereza yuko ibyo ngibyo rimwe na rimwe n'ibyo ubona muri filime ujya ureba n'ibyo mu buzima bwa nyabwo, ntabwo ari gutya biba bimeze. Barakwereka umukobwa yaje yumbuka gake gake aza rwose yitegereza umusore uri ahangaha. Numbaze ngo ni ibiki ashaka kumukorera, yari agamije kumukanga gusa uwari ugamije gukanga undi ahubwo barahindukiye aba ari we wikanga. Avuga ati yewe uzi ko wari utumye nikubita hasi neza neza ni guni yani. Barakwereka umusore hano yaraje aramwegera, yamaze kubona yuko uyu mukobwa atakimwishisha ndetse ubu ngubu atatinya kuba yamusoma ndetse anabyemerewe. Barakwereka muri ako kanya yahise amubaza ati se uri kumva utameze neza kuba mwegereye? Umukobwa ati oya, ati noneho nta kibazo mfite kuba unyegereye cyangwa se kuba wanyegera, nta kibazo binteye. Ubundi yaramwegeraga uyu mukobwa rwose agatangira kugira ubwoba ndetse agatangira kuba yahumeka insigane. Barakwereka muri ako kanya umusore yahise akurayo kamwe mu two kurya turi aho ngaho. Ni amafiriti, abantu bo hirya uba usanga bakunda kurya amafiriti cyane. Umusore arangije akurayo ifiriti ndetse yitegereza umukobwa hano amutamika kimwe cya kabiri, nawe arangije hano atangira kuba yamuha keya ngira ngo abangaba ibyo barimo nyine ni ya minsi y'urukundo abantu mugira abakunzi ahangaha. Utuntu nk'utu muba mutwumva cyane cyane yuko ibintu nk'ibi ari byo mwirirwamo, ndabeshya se? Barakwereka hano umukobwa yahise agira isoni avuga ati mana yanjye, ati se gute yatekereza gukora ibintu nk'ibi ngibi? Avuga ati koko ariye ikintu cyangwa se ariye ibyo kurya biri ku munwa wanjye? Ati usiko iminwa yanjye ayihinduye amasahani cyangwa se ayihinduye ibyo bariraho neza neza. Umusore aranje amubaza ati ariko se kumona isura yawe yatukuye ufite ikihe kibazo? Ubundi abantu bo muri Aziya cyangwa se abantu bo mwabira bihugu ubusanga bafite uruhu rugiye gusamo nk'umuhondo. Iyo bagize ubwoba cyangwa se iyo bababaye ubusanga nk'amasura yabo ahita ahindura uruhu, ugasanga rwose isura irimo kugenda itukura kubera yuko afite ubwoba cyangwa se afite ikindi kibazo icyo ari cyo cyose. Umusore aranje amubwira ati rero ngiye hashize iminsi myinshi najya ku ofisi, ati rwose uyu munsi mfite kuba najya ku ofisi. Ndetse ahita akurayo ikarita yiwe aramubwira ati rwose rero akira iyi karita uze kuba wayifashisha urimo gushopinga cyangwa se ujye guhaha ibintu ushaka. Umukobwa aranje avuga ati oya, ati rwose ntabwo ari ngombwa yuko umpa ikarita yawe, ati nanjye mfite iyanjye kandi iriho amafaranga menshi. Umusore aranje avuga ati uzi ikintu kibabaza muri iyi si kuruta ikindi? Ati rwose ni ukubona umugabo amafaranga avunikira. Umukobwa ngo yari ari kuvuga ati ngibyo bintu uri kuvuga ntabwo ni kubyumva. Umusore amubwira ati nuko umugabo ni ukubona amafaranga yavunikiye, umugore rwose yanga kuba yayaspendinga. Ati rwose icyo nicyo kintu kibabaza umugabo kuruta ibindi byose. Ahangahe iwacu usanga bakubwira ngo uyarondereze, none hano ho rwose ngo ikintu kibabaza umugabo ati ni ukubona amafaranga ye yose yakoreye umugore we yanga kuyaspendinga. Umukobwa avuga ati okay, ati zana hano, ati nuko nta mahitamo mfite, ati rwose rero reka mbe ati reka mpamagare inshuti zanjye tujye gushopinga. Usanga hano umukobwa ajya gushopinga agatwara n'inshuti ze nazo ngo azihahireho ku mafaranga yashiriwe yavunikiye. Ikindi kandi uyu musore amafaranga sayo ashakisha. Abangaba hano bamiranye neza ndetse ibyabo bikomeje kugenda bikemuka. Ariko nanone niwibagirwe yuko hari abo twasize barimo kubagambanira. Ese ibyizi couple ebyiri zombi biri buze kurangira bite? Mureke duhure mu gice cya 7 isaha saa 11 za nimugoroba. Bye bye, ndabakunda cyane.